byarazinzwe mbonye umugisha wawe waraboshywe wone uganje gitanga ngomba kujya ku musozi kandi ku musozi ngomba gutegesha zakenera esansi ibihumbi 80 cyangwa 100 cyangwa 100. Okay. Bagatuburira abantu gutyo. Hanyuma nkamuhamagara abakozi b'Imana. Nkamuhamagara nkamubwira ngo ndajya ku musozi, nk'ubu nkamubwira ngo ndajya kuri Rusagara, ngera kuri Rusagara. Bite Rusagariye hafi. Hari ubwa yizi se? Niyumva ijambo Rusagara. Arumva ko kugera kuri Rusagara bisaba imodoka. Ubwo nyine akantegera, yamara kuntegera, nkagenda nkajya kuri Rusagara, nava kuri Rusagara. Nkamubwira oke mvuye kuri Rusagara ndashaka kuzi wawe. Nagera iwe nkagenda ngafata utuntu nuko nyine hanyuma ngasenga. Ariko kubera iki byo bintu mba ntanabijyanye no mu mufuka we. we. Kubera iki byo bintu mba ntabyitwaje. Kugira ngo nitwaze ko oya. Icyo mba mbivugiye nukugira ngo yewe naravuze ngo ndi umukozi w'Imana ubyiyumvamo. Yes, turabasoje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha, iyicano ijya yagura abantu benshi, igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro, ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba, mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye, ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisheringa na bene data bose. Nta muntu urampamagara cyangwa nyandikire ngo ambwira ati Alfonsina namubwiye ngo asengere arangije ngo aca amafaranga. Ndi guhera kuri wowe turi kumwe. Bijya bibaho se burya? Hari abo bibaho. Ariko ndi gushima Imana kwiwanje. Ntabyo. Mubarenga maze gukorana n'abahanuzi barenga 100. Umuntu asaba amafaranga ntiyagura indege atari yagura n'igare. Umva bakayasaba utese nyine ko aba rukubeshya ngo mbonye ibyawe byarazinzwe mbonye umugisha wawe waraboshywe wone uganje gitanga ngomba kujya ku musozi kandi ku musozi ngomba gutegesha zakenera esansi ibihumbi 80 cyangwa 100 cyangwa 100. Okay. Bagatuburira abantu gutyo. Hanyuma nkamuhamagara abakozi b'Imana. Nkamuhamagara nkamubwira ngo ndajya ku musozi, nk'ubu nkamubwira ngo ndajya kuri Rusagara, ngera kuri Rusagara. Bite Rusagariye hafi. Hari ubwa yizi se? Niyumva ijambo Rusagara. Arumva ko kugera kuri Rusagara bisaba imodoka. Ubwo nyine akantegera, yamara kuntegera, nkagenda nkajya kuri Rusagara, nava kuri Rusagara. Nkamubwira oke mvuye kuri Rusagara ndashaka kuzi wawe. Nagera iwe nkagenda ngafata utuntu nuko nyine hanyuma ngasenga. Ariko kubera iki byo bintu mba ntanabijyanye no mu mufuka we. we. Kubera iki byo bintu mba ntabyitwaje. Kugira ngo nitwaze ko oya. Icyo mba mbivugiye nukugira yewe naravuze ngo ndi umukozi w'Imana ubyiyumvamo kandi utarihamagawe. Iya mpamagaye igihe nikigera izampemba. Nukuri. Iya mpamagaye nibona ikwiriye kunkura mu ikode izankuramo. Iya mpamagaye nibona ikwiriye kumico gukora izakimpa. Iya mpamagaye nibona ikwiriye kumpemba izampemba. Ariko reka nkubwire ntabwo nzateka umutwe. Ntago nzabwira umuntu ngomba impa. Hoye ndo gusaba wanamusaba n'urugero. Sadepo ngumu nkawe nakubwira ngo urabizi ko ubushize nakubwiye ko ndwaye amaso. Yego nakubwira ko noneho uyu munsi sindi burebe. Nakubwira ko ntarareba bigakunda. Ariko ntago nabwira umuntu ngo ngiye gutegura. Harya ubwo ngewe Alfonsina. Mfite iki mu ntoki umurimbye aravuze ngo ntacyo mfite cyabasha kuncungura. Amaraso ya Yesu niyo yaducunguye. Amaraso ya Yesu niyo yatubatuye. Amaraso ya Yesu niyo yakoze igikomeye. Ubwo sinzi uko kari. Afazari nzakubwira ngo ngwino wowe utege uze mu rugo dusenga Imana. Ibyo byakunda. Ariko
Hari ko kari kaje ndi gusaba abantu gukanda subscribe ndi kureba abo tumaze kugira none ndi gushima Imana n'abakozi b'Imana tumaze gukorana. Yego nta byera ngo de umuntu n'umuntu ariko pe nta marayika w'umuntu ba bantu twese turaba ariko ibyo birego ntabyo njya mbona pe n'ukuri nshima Imana. Oya ntuzanabibone no kubabwira nti namwe mukomere nawe nudukurikira nihagira ucikwa akakubwira utyo nawe uri umuntu uzabanza kukubwira ngo banze umpa amafaranga ngo usengere uzayamuhe wowe nzabwira ngo nampa amafaranga kugira ngo nsenge azambaza iyo mpana aho nayikuye kuko nta n'Imana izaba indimo. Nawe ni umuntu mukuru azarorera azareke kuyaguha atazagira umpamagara ngo wari wantuburiye muri bakuru. Muririmbyi w'umwuka aravuga ngo uyu murimo ntabwo ari ikiraka nyir'umurima azaza kwihembere. Uyu murimo ntabwo ari ikiraka nyir'umurima azaza kwihembere. Niba nzi neza ko uyu murimo atari ikiraka nyir'umurimo azaza akampemba kuharetse ngakora ikiraka iwawe narangiza ngataha hanyuma nyir'umurimo akaza agahemba. Nyir'umurimo niwuza wenda birashoboka ko yahemba kunyuzeho ntabwo mbizi ariko nzi ko nyir'umurimo ari uzaza guhemba ariko binyure mu nzira nziza cyane rwose pe sibyo. Umuntu n'umuhanura bigasohora akakuzanira ituro ry'ishimwe niba ariko babyita niba iki uzarirye ubundi ngo umuhanuzi yemerwa ariko ibyahanuye bisohoye ariko rata tugire no kwizera kuko kanza nkubwira kandi kantu none konkoro Bibiliya avuga ngo amasezerano arabagarirwa tukayasukira amazi bikayarinda gupfa. Yego buri Imana maze igihe kirekire kandi pe kirekire Imana imbwira ko izampinza na nubu ndayitegereje. Tegereza wihanganye sinyitegereje ntabwo igibeshye ariko nyitegereje ndi gusenga. Yego kandi nyitegereje ndi kuna kuyibutsa. Yego ariko ntabwo yaba yarambwiye ngo izayimba ngo nje mu kabare mvuge ngo mu nzoga nimo nzayikura. Oya hanyuma ngo ndebe konkora tubyibushe gutya ngo mpita ntekereza ko afite amafaranga hanyuma ngo mvuge ngo ninjana nawe muri lodge amafaranga ari bumpe ngo niyo ndaguramo inzu. Oya ibirasaba ngo niba Imana yaguhaye isezerano uririnde kuko nasomye ijambo rirambwira ngo ico yakubwiye ukirindisha ico yakubujije. Aka kantu mukumve neza gasubiremo pe ico yakubwiye ukirindisha ico yakubujije. Niba Imana yarambwiye ngo izampinza nyirindishe kureka kuva ku nzoga nyirindishe kuva ku nzoga nyirindishe kuva kure kudutsiko nyirindishe kureka amazimwe nyirindishe kureka inzangano mbese nyirindishe gukora ibyishaka. Rero ico yakubwiye ukirindishe ico yakubujije. Amen. Karibu ni ako kantu nibyo Imana yagushyize ku mutima. Uyu munsi tugiye kuganira. Yego ako konkoro kufite Bibiliya irimo inyuguti nini wazayimpaye tukagurana nkaguyingira mu tunyuguti dutoya zana tugurana uhise ubyikiriza tugurane ko turana mu kiganiro keretse wemeye ko tugurana ukayitwara nanjye ngayitwara naho niba urantiza agatira noneho kamaraga imbeho no kugurana turi hano mu kiganiro. Oya reka nihangane reka nihangane ngerageze ibyo menye reka mbigerageze. Haleluya haleluya amen. Muraho ariko muraho neza Mana amahoro nibishimire. Amen. Duherukana turi kuganira tuganira ku magambo akomeye dusezerana ko ayo magambo nzaza tukayasobanura. Ndagarutse rero ni karibu reka mbwira Imana ngo Mana data wa twese giti cy'inganza marumbi sambi tarumba ubugabo bwawe ntago bujya bunkoza isoni ugaburira abantu utitaye ku butoni uri igisubizo cy'ibibazo byacu. Izina ryawe nirahabwa icubahiro. Nyemera muri uyu mwanya uze kubana nanjye umpagarare ku bitugu kandi data wa twese uri mu ijuru kubera mikoro wivugire. Abana bawe basobanukirwe n'icyo ushaka kubabwira kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Ngwiniwe mu ruhande rwanje ni mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oya haleluya. Amen. Ariko Mana we waraturengeye.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Yesu ahimbaza. Mana amahoro nibane natwe. Uyu munsi turaganira ku jambo ryitwa gutagaciro. Yego. Cyangwa se turaza gusobanukirwa n'agaciro icarico. Haleluya, haleluya. Amen. Nari mvuze ngo uyu munsi turaza gusobanukirwa n'agaciro icarico. Hari abantu batazi agaciro icarico. Ariko mbere yuko tuganira ku gaciro icarico, turabanza dusoma ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Amen. Oya, nari mvuze ngo turabanza dusoma ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Wariko Mana we waraturengeye, ariko Mana we waraturengeye, hayiwe ngo ariko Mana we oya, nukuri Mana yaraturengeye iturinda gutagaciro. Haleluya, haleluya. Amen. Reka tubanza dusomire ijambo uryumve nanje ndyumve. Yego. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Tugiye gusoma ijambo dusanga mu gitabo cya Rusi. Ibice byaho ni igice cya mbere. Yego. Haleluya, haleluya. Amen. Umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo Elimeleki na Naomi basuhukira i Mowabu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Tugiye gusoma ku murongo waho wa 11. Uraza kuntega amatwi unyumve. Cyangwa se duhere ku murongo waho wa 9, ariko turahera kuri A. Turahera kuri B. B iri kutubwira ngo arabasoma, batera hejuru bararira, baramusubiza bati oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwawe. Haleluya, haleluya. Amen. 11 haratubwira ngo Naomi aramubwira ati bakobwa banje nimusubireyo, niki kibashakisha kujana nanje? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazabe abagabo banyu. Bakobwa banje nimwigendere musubireyo kuko ndenze urucuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarinda kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Bye kuba bityo bakobwa banje, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Haleluya, haleluya. Amen. Nyumva neza nkubwire aha hantu nshaka ko dusoma ku murongo waho wa 14. Nuko baratubwira ngo barongera batera hejuru bararira. Orupasoma nyirabukwe Rusi we amubaho akaramata. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Baratubwiye ngo barongera batera hejuru bararira. Orupasoma nyirabukwe bishatse kuvuga ngo arigendera. Rusi we amubaho akaramata. Naomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe asubira kuri we mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga. Haleluya. Amen. Ndashaka aha hantu wumve kandi uhatinde. Wumve ko Rusi yaramaze kumenya ko nyirabukwe ari uw'agaciro mu buzima bwe. Yaramaze gutekereza, aravuga ngo ninsubira iwacu muri bene wacu ntabwo nzitwa umukobwa, kandi nta mwana nzaba njyanye ngo bivuge ko nitwa umubyeyi. Yitekerejeho asanga atagira izina, aravuga ngo kubera ko mabukwe ari uw'agaciro nzagendana nawe. Ariko nyumviriza neza, nyumviriza neza wumva aha hantu. Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo.
ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara niho nzarara ubwoko bwanjye nibwo buzaba ubwoko bwawe imana yawe niyo izaba imana yanjye aho uzagwa niho nzagwa bahampambe nihagira ikizanandukanya nawe atari urupfu uwiteka azaba impore ndetse bikomeye aleluya haleluya aleluya haleluya yesu nashimwe vugira ngo amina rusa aravuga ngo winyingingira kugusiga nzabana nawe aho uzajya niho nzajya aho uzarara niho nzarara mana yawe nirizaba imana yanjye kandi nihagira ikintu kintandukanya nawe kitari urupfu imana izaba impore ndetse bikabije aleluya haleluya yesu ashimwe cyane biragoye kugira ngo umuntu muri iyi misa ya magambo yavuge biragoye kugira ngo muri iyi misa umukazana bane na nyirabukwe kugeza ubwo yamubwira ngo nzabana nawe ngo ikizantandukanya nawe kitari urupfu imana izaba impore yesu ashimwe cyane aleluya haleluya ariko ratarusa amaze kumenya ko nyirabukwe ari uw'agaciro mu buzima bwe haleluya aramubwira imana yawe niyo izaba imana yanjye kandi aho uzagwa niho nzagwa yesu ashimwe cyane ndagira ngo mbabwire ngo rusi yamaze kumenya ko nyirabukwe ari uw'agaciro yitegereje nawe aramureba aravuga ngo nta wundi mabukwe nabona nta kandi gaciro mfite agaciro mfite nakangaka yesu ashimwe cyane ndagira ngo nawe ugire icyo uha agaciro ugire icyo witegereza mu buzima bwawe ugiha agaciro ushobora kuba udafite nyoko bukwe ukaba ufite muramukazi wawe ushobora kuba utamufite ukagira muramu wawe ushobora kuba utarashaka ariko ha agaciro ababyeyi bawe ushobora kuba nta babyeyi ufite ariko abo wakwita ababyeyi ndagira ngo ushake icyo uha agaciro mu buzima bwawe shaka icyo uha agaciro mu buzima bwawe fata umurimo w'imana uwuha agaciro uwuhagararemo kuko witegereje ugasanga umuryango wawe wose warashize ari aho wavutse ari n'aho washakiye ugasanga nawe ubwawe usigaye uri wenyine ariko umurimo w'imana agaciro numara kumuha guha agaciro imana iraguha agaciro yesu ashimwe cyane aleluya haleluya vugira ngo amina ariko uyu munsi nababwiye ngo turaganira ku ijambo agaciro ngeze ku mwanya wo kugusobanurira agaciro ngeze ku mwanya wo kugusobanurira agaciro ubu ndavuze ngo ngeze ku mwanya wo kugira ngo tuganire tega amatwi wowe utaruza agaciro icari cyo wakumvaga mu magambo kumva mu biganiro kumva bari kukubwira ngo runaka yataye agaciro ngo ariko koko ngo warubizi ngo nyarukundo yataye agaciro ukibaza uburyo nataye agaciro bikakuyobera ndagira ngo ngusobanurire agaciro icari cyo kera hariho ba papa cyangwa se na ba papa batarabaho abantu bagendaga bakaja ibwami bakavuga ngo abagabo bo muri aka gace ko mucanika nibo bagiye kuzamara umwaka bari ibwami aleluya haleluya nibo bagiye kuzafata igihe cyo kuba ibwami igihe rero abaja cyangwa se abagaragu bafataga ingobyi bagaheka umwami hari akantu k'agacuma agacuma gato cyane ariko hejuru kadafite uyu mukondo mujya mubona w'uducuma dusanzwe aleluya haleluya hari uducuma dusanzwe hari igihe uzaza kureba ugasanga agacuma gafite umunwa uresha gutya uyu munwa rero ako gacuma bakwitaga agacwende uyu munwa ntawuriho bari barawukaseho ntawuriho hanyuma ako gacwende kabaga gafite umugabo nakwita ko ari igisonga cy'umwami cyabaga gifite ako gacuma igihe kikagera mwami akavuga ngo nimuhagarare aleluya haleluya oya haleluya ababaga bahetse umwami bagahagarara na wa wundi ufashe agaciro agahagarara hanyuma yamara guhagarara umwami agaciramo aleluya agacira mu gaciro uri kunyumva neza
yamara gucira mu gaciro ufasha agaciro agakomeza akagafata abahetse umwami bagakomeza bakagenda. Igihe rero umwami yabaga ageze ahagera bakamushira hasi akava mu ngobyi bakagenda akajya iyo yagombaga kujya. Nyiragaciro nawe yaragendaga ibyari biri mu gaciro akabikuramo, hanyuma kongera akagakorera isuku akakabika hagomba kukabika, ariko akitegura ko umwami niyongera guhaguruka arahagurukana agaciro. Haleluya, haleluya. Umwami agahagurukana agaciro, agaciro kabaga gafashe ugomba kugafata. Haleluya, haleluya. Igihe kiragera rero, sinzi niba abantu bari kubyumva, sinzi niba abantu baraha agaciro iri jambo. Igihe cyarageze umwami bamushyira mu ngobyi baramutembereza, wakagombye gufata agaciro aragata ntiyagafata. Nkuko bava hano bakagera mu Gahunga, umwami akenera gucira, akeneye gucira ashaka hacira arahabura. Basanga uwakagombye gufata agaciro yagataye. Amaze guta agaciro byabaye ngombwa ko umwami bamushyira hasi, aravuga ngo wari ufashe agaciro arihe. Nta kindi cyakurikiyeho, nubwo yari yataye agaciro ariko yari ari hamwe n'umwami, kuko itegeko kwari ukugendana nawe. Ayageze mu nzira asanga agaciro yagataye, ntabwo yari gushyiraho itegeko ngo musubizeyo umwami kugira ngo nje gushaka iki, kandi yamaze kugata bivuze ngo agaciro yari yagataye. Rero baramuzana, bamaze kumuzanira umwami baravuga ngo nta kindi wataye agaciro agomba gupfa. Igihano bamusabiye nico kumushyira ku giti, bamara kumushyira ku giti bakamwica agapfa, ubwo bataye agaciro. Haleluya, haleluya. Oya, haleluya. Yesu uranyumva neza ukanantega amatwi, uririnda udata agaciro. Yego, uririnda udata agaciro. Mugabo yamaze guta agaciro atuma umwami ahindura icyerekezo. Mwami amaze guhindura icyerekezo aravuga ngo uyu muntu wataye agaciro agomba gupfa. Nta kindi gihano bamuhaye nico kumushyira ku giti, baramwica, biba birarangiye, ubwo aba yataye agaciro. Haleluya, haleluya. Ratakanze nkubaze, umuntu wapfuye ntaba yataye agaciro? Umuntu wibye ntaba yataye agaciro? Umuntu bafashe yaroze ntaba yataye agaciro? Umuntu bafashe yasambanye ku mugaragaro bakamufatira mu nzu y'abandi, bakamuzana bakamushyira hanze, abana yabyaye bakamureba, bakazana bakamureba, buzukuru bakamureba, abaturanyi ntabwo aba yataye agaciro. Hanyuma se umuntu wamenye Imana akinjira mu by'Imana, agasenga, akaririmba, agahanura, akaba umukozi w'Imana, yagera hakabivamo, ntabwo aba yataye agaciro. Nshuti zanje, bene data duhuriye ku ijambo ry'Imana, narindi kubibutsa ngo mwikontorore mudasanga mwarataye agaciro. Ijambo ryarambwiye ngo isuzuma utabu uhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Ukibwira ko uhetse kandi ingobyi yari irimo umwana yaraheze kera. Arindi kubasobanurira ku gaciro kugira ngo mwumve ko guta agaciro ari ikintu gikomeye cyane. Guta agaciro ni urugamba rukomeye, guta agaciro ni intambara utagarura. Iyo wamaze guta agaciro uba wagataye, iyo wamaze kuja ku karubanda bagufasha urukuroga, nuko babyagenze. Ibyo bintu byose nkubwiye uwitekerezeho, nusanga hari na kimwe ukoraga wongera ugaruke, wumve ko guta agaciro
nta hantu wagatoragura. Wumve ko guta agaciro nta hantu agaciro bajya bakagura. Nta soko rijya ribamo agaciro, nta soko rijya ribamo umumaro. Isoko ribamo ibyo uhaha ugateka, soko ribamo ibyo uhaha ukambara, soko ribamo ibyo uhaha by'umuteguro w'iwawe. Ariko nta hantu uzajya mu isoko ngo uhahemo agaciro. Ahubwo ihangane, wisuzume, witekerezeho, utaba warataye agaciro, ugarukira aho ugeze utarata agaciro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Amina. Yego buri wese ariko oya haleluya. Ariko Yesu we, oya ngo twisuzumye ntabwo twagibwaho n'urubanza. Ariko buri wese yisuzume, hadasanga yarataye agaciro, hadasanga ari mwarimu kandi yarataye agaciro, hagasanga ari mushumba yarataye agaciro, hagasanga ari dirijara, agasanga umwanya ahagazemo awurimo ariko yarataye agaciro. Aho uhagaze, uhuriwe wese, no mu biro wicayemo, nabuyoboye, uko witwa kose, isuzume utaba warataye agaciro. Nukuri Mana amahoro ibane namwe kandi databagirire neza. Nukuri buri wese yisuzume, adasanga ahetse ingobyi umwana yaraheze kera. Amen. Yego mukozi Imana, Imana iguha umugisha. Turi gusoza, reka uduhe nimero nubundi uwumva yafashijwe muzafatanye gusenga, ubagire n'inama nk'inararibonye dufite. Ndabizi neza ko ijambo agaciro rigoranye kugira ngo abantu barisobanukirwe, kandi igihe hano tuba dufite ni gito. Ntago nabona umwanya wo kubasobanurira agaciro, ariko uko biri kose nuramuka wumvise agaciro icarico, uzampamagare ngo usobanurire agaciro byimbitse, ndetse nankubwira uburyo ugomba kwirinda kugata, kuko agaciro ntikagurwa. Mazina yanjye ni yayandi, ni Nyarukunda Alfonsina. Ndagusenga undimana n'abantu bayo. 078 62 58 37 Nukuri ndabakunda, namwe mujye mugerageza kunkunda. Comment, share, n'ibindi byose mujye mubikora kugira ngo Imana izatugirire neza. Niyaza n'ingorano twese tuzazifateho. Imana amahoro ibane namwe ni mu izina rya Yesu.